Hashize imyaka 26 urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda rubaye. Iyo uganiriye n'abari kuri uru rugamba bakubwira ko bitari byoroshye, ko habayemo kwitanga kutoroshye ku nkumi n'abasore, abagabo n'abagore, abasaza ndetse n'abakecuru bari mu Nkotanyi bitanze, ndetse bamwe bakahasiga ubuzima kugira ngo igihugu kibohorwe. Urugamba rwose aho ruva rukagera rugira ingaruka nyinshi, ariko rukarushaho gutera ishema abarurwanye iyo bageze ku ntego yo kurutsinda. Uko umwaka uje undi ugataha, mu Rwanda hibukwa ko uru rugamba rwarwanywe bityo igihugu kikabohoka. Kugira ngo urugamba baruriho babashe kurutsinda, haba harimo ibice bitandukanye biruherekeza, kugira ngo abaruriho ntibabashe gucika intege. No ku rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda niko byagenze. Kimwe muri ibi bice harimo n'icy'ubuhanzi. Abahanzi bari mu bagize uruhare rukomeye mu gutera imbaraga bari ku rugamba kugira ngo rubashe kugera ku ntego. Uyu munsi kuri iyi radio ya Diaspora One Nation Radio turagaruka kuri umwe mu bahanzi bagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora igihugu. Yitwa Kamaliza Nonsiyata. Benshi mwamumenye ku izina rya Kamaliza. Yavutse ku itariki ya 25 Werurwe mu 1954. Avuka kuri Rusingiza Ndekwere Yandre na Mukarushema Bernadette. Yavukiye ku musozi wa Rukara muri Runyinya, ubu ni mu karere ka Nyaruguru. Kuri iyo tariki y'amavuko ya Kamaliza, Kiliziya Gatolika yizihizagaho ukubwirwa kwa Bikira Mariya ko yari agiye kubyara umukiza. Ibi bikanagira n'isano n'izina rye yabatijwe rya Nonsiyata. Mu muryango w'abana 13, 4 bitabye Imana bataritwa amazina, hasigara 9. Kamaliza ariwe Kamaliza tukubwira kuri uyu munsi wa none yari umuhererezi muri abo bana bose. Yavukiye kandi mu muryango w'abasizi bitwaga Abashambu. Ni umuhanzikazi waranzwe n'ibikorwa by'indashyikirwa. Yari umukobwa muremure kandi ushabutse w'imisatsi migufi. Abazi Kamaliza kandi kuva kera bavuga ko yari umukobwa ufite umwihariko wo kumera nk'abahungu, ndetse bari baramuhimbye izina rya Parakomando. Ariko n'ubundi nta kabura Imvano, umugani w'Abanyarwanda, byaje kurangira yinjiye mu gisirikare cya RPA Inkotanyi cyabohoye u Rwanda kikanahagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibitaramo mu muryango byarangwaga n'imbyino, umudiho gakondo ndetse n'ibiganiro byiganjemo urwenya. Mu mwaka w'1959 umuryango we kimwe n'indi myinshi y'Abatutsi yarameneshejwe, maze kwa Kamaliza bahungira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Aha akaba ari naho yatangiriye amashuri ye abanza mu murwa mukuru i Bujumbura. Mu mwaka w'1968 nyina umubyara yaje kwitaba Imana. Ibi biza gutuma se amwohereza kwa mukuru we witwa Anne Marie Murekeyisoni wari warashatse muri Kongo, kubera ko yabonaga Kamaliza akeneye uwajya mu cyimbo cya nyina agakomeza kumuha uburere. Ngo yahise akomereza amashuri ye yisumbuye i Lubumbashi mu ishuri ry'abafurere n'abasaveri riri Likasi. Atangira kuririmba mu makorali atandukanye ya Kiliziya Gatolika. Ku myaka ye 20 y'amavuko, umuyobozi wa korali witwaga Kiromboro
wari waratangajwe n'impano ya Mutamuriza Anonsiyata yaje kumuha gitari. Ku rundi ruhande ariko ibikorwa bya muzika bya Kamaliza muri icyo gihe ntibyashimishaga na gato mukuru we Anne Marie babanaga. Uyu ngo yashakaga ko murumuna we aba umukobwa w'umuco wo mu gikari ufite za ndangagaciro kera zitwaga iz'umukobwa w'umutima. Mu kumushakira uburyo yatuza akanareka kuririmba mu ruhame, yashatse kumushyingira umusore wo mu muryango mwiza nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe mu muco w'Abanyarwanda. Mu kutishimira icyo cyifuzo cya mukuru we, Kamaliza ngo yasabye uruhushya rwo kujya i Bujumbura. Guhera ubwo ngo ntigeze asubira i Rumbashi. Ageze i Bujumbura yaje guhita abona akazi muri Minisiteri y'Imari i Bujumbura. Gusa ngo mu gihe cy'ikiruhuko kigufi ndetse na nyuma y'akazi yabaga arimo kuririmba anifata amajwi kuri kasete yifashishije radiyo yari yarahawe n'umwe mu nshuti ze witwaga Tereza. Mu mwaka w'1980 Minisiteri yakoragamo yamwimuriye kujya gukorera ahantu kure, maze yanga gusiga se umubyara ahitamo kureka akazi. Ibi byaje no gutuma abona umwanya uhagije wo kujya aririmba. Mu mwaka w'1982 yaje gutsinda irushanwa ryo kuririmba i Bujumbura, ahita anafata akazina ka Kamaliza biturutse ku ndirimbo ya orchestre Amabano. Iyi yaje no kumwemerera kujya ayiririmbamo. Kugira ngo indirimbo ze zishobore guhitishwa mu bitangazamakuru byo muri icyo gihugu cy'u Burundi, yagombaga guhindura indirimbo ze mu Kirundi, ariko we ahitamo kujya bivanga n'Ikinyarwanda. Mu mwaka w'1984 yagiye mu gace ka Mushiha ahari Abanyarwanda benshi b'impunzi, atangira gufatanya n'itsinda ry'abasore b'abakorerabushake kubaka amashuri, ndetse nyuma haniyongeraho n'ibitaramo yakoraga akusanya amafaranga yabunganiraga mu kubaka. Mu mwaka w'1990 Kamaliza nibwo yafashe icyemezo cyo kugenda mu ibanga ajya ku rugamba rwo kubohora igihugu. Yagiye yitwaje gitari ndetse yaririmbiraga abasirikare bagenzi be mu kubatera akanyabugabo no mu bitaramo by'itorero Indahemuka aho nawe yari mu barigize. Iyi ndirimbo ni imwe mu zakunzwe kandi na n'ubu zigikunzwe kubera uburyo icyo gihe ibintu byari bimeze ndetse n'urugamba rurimbanije. Dushengurukanyije abashingwangere rusharaturema, dushengurukanyije abashingwangere wese akarutinya, urabyumve kindigira numva bavuze impundu namba kumuri numurinde w'intwari humura mu ishyamba. Kubera ijwi rye n'indirimbo ze yasusurutsaga ibitaramo ndangamuco mu gutera akanyabugabo, mu guhoza no gushyigikira abari ku rugamba. Yari umwe mu bagize itorero Indahemuka. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, impano ye yayituye abantu bahuye n'ayo mahano. Kamaliza yahoraga ashaka guhoza, guhamagarira abantu kwishima ndetse no gutekereza ko kuba ari bazima bashobora no kwishima bakanyeganyega. Impundu 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 ngeni, impundu nizanyu tubatezeho byinshi. Impundu 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 ngeni, impundu nizanyu tubatezeho byinshi. Bategarugori bari mu Rwanda nimwe dukesha urubyiruko n'umajyambere. Nyuma yo kugera mu gihugu, Kamaliza yaje gukomeza umuziki ndetse atangira ibikorwa byo gufasha imfubyi. Anashinga umuryango yise Gira Ubuntu Kamaliza, abigiriwemo inama na Nzambaza Maria Veneranda wari inshuti ye magara. Nta ndirimbo n'imwe Kamaliza yasohoye idafite impamvu n'imvano yayo. Ni umuhanzikazi wabaye icyitegererezo kuri benshi, ndetse abakibyiruka n'abakuze bakunda gusubiramo indirimbo ze. Iyi ndirimbo
nayo ni imwe mu zifite amateka akomeye kuri Kamaliza. Bivuga ko ngo iyi ndirimbo Intare yayihimbye bitewe n'umusirikare witwaga Kayitare. Aha baririmbamo ibiranga ingabo biri muri uwo musirikare, ariko akanavuga ibiranga imico ye nko gusetsa, kwihangana, kudasubira inyuma no kwita ku nshingano ze. Nk'ingabo ashimagiza uko yayoboraga ubuhanga bwe mu gutera umwanzi ndetse no kuba adatsindwa. Uyu Kayitare yaririmbagamo yaje gupfa mu 1993 biturutse ku burwayi, gusa bikavugwa ko nawe yagize amahirwe yo kumva kenshi ijwi rya Kamaliza mu ndirimbo ze zitandukanye yari yarahimbye. Nyuma y'uko Inkotanyi zihagaritse Jenoside, Kamaliza yakomeje ibikorwa by'ubuhanzi, ariko hiyongeraho no gufasha, aho yahuraga n'abarokotse Jenoside akabafasha ndetse akabahumuriza. Nyuma y'ibyo kandi hakaniyongeraho kurera imfubyi mu kazu ke gato yari afite. Yatangiriye ku bana 3 barimo uwo yatoraguye amaze amezi make avutse. Gusa Kamaliza yaje kwitaba Imana afite umuryango mugari w'abana 15 ku itariki ya 5 Ugushyingo mu 1996. Yakoze impanuka ikomeye ubwo yavaga i Burundi aje gusura umuryango we mu Rwanda. Yapfuye afite ipeti rya sergent mu gisirikare. Inararibonye zikomeye mu muziki zivuga ko nta muhanzi ujya upfa, ahubwo ko ahora ariho bitewe n'ibihangano bye, ndetse akaguma mu mitima yabo byanyuze, baba bamumenye imbere yo kujya iwabo wa twese cyangwa se bamumenye nyuma yaho. Kamaliza n'umwe mu bahanzi nyarwanda babayeho uyu munsi bakiri mu mitima ya benshi, haba bakuze cyangwa se abato. Biragoye kujya mu bukwe bwa kinyarwanda ngo busozwe utumvishemo indirimbo y'umuhanzikazi Kamaliza. Usibye n'ubukwe, kubera ibihangano bye bifata mu bice bitandukanye by'ubuzima, usanga bicurangwa henshi. Imana imuhe uruko ridashira. Tubashimiye kuba mukurikiye ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Iyi ukurikiye ni One Nation Radio.